Wahise nkiyondora. Urabona njye nakeneye igikoma. Wowe urarwaye se? Wageza mitsingi ukajya kugotomesha. Gutomera mitsingi se njye sindwaye. Urwaye iki se? Gusa Nzovu cyakora abantu bakunze ba Nzovu murebe Nzovu rwose wanywaga Knowless icupa ritava ku muntu asigaye atunzwe n'igikoma cy'akawunga. Fata n'akagato kamarira umurwayi. Ariko rero nanjye ndarwaye ariko njyewe ndwaye hangover n'ubusinzi. Urwaye inzoga? Naho ubundi yakanga. Imana irahunda naringiye. Ariko Nzovu twahagaritse. Urumva ko nagakoma kaba kameze neza. Kameze neza. Aka gakoma se ko yaragasezeye ka. Yakagiye gusira kama wewe. Waruje ugendeye kuri Knowless gusa ubundi gakoma arugahero. Kamwe yari ukurwaye. Uzi no gushigisha gakoma. Gakoma se so gashigishe ukashigisha. Jewe buriya ku gikoma uruwambe. Tekera igikoma rwose nkagifatisha neza pana cyagikoma kimeze nk'agasura. Igikoma cya kawunga kirashya iyo ukinyweye kitahiye no guhitwa urahitwa. Urunya nk'agasha. Yakamwana nyine agishigishe neza urumva kirahiye kimeze neza. Asante sana cyane reka tubasuze kandi tubipfurize kumererwa neza. Abakurikiye Wisdom TV Rwanda. Wahise nkiyondora. Urabona njye nakeneye igikoma. Wowe urarwaye se? Wageza mitsingi ukajya kugotomesha. Gutomera mitsingi se njye sindwaye. Urwaye iki se? Gusa Nzovu cyakora abantu bakunze ba Nzovu murebe Nzovu rwose wanywaga Knowless icupa ritava ku muntu asigaye atunzwe n'igikoma cy'akawunga. Fata n'akagato kamarira umurwayi. Ariko rero nanjye ndarwaye ariko njyewe ndwaye hangover n'ubusinzi. Urwaye inzoga? Nzovu ariko uvugisha ukuri Nzovu. Buriya nta kantu karimo koko. Abizi reka iyo umuntu anyweye agakoma yarayanyweye za Knowless akira vuba. Nta kantu k'agakoko kaba karimo Nzovu warahombanye. Ko ntako. Imana yari yisubije imbuto yayo. Yakamwana. Bimeze bite? Amahoro. Ese Nzovu waramurwaje cyangwa wamuririye mu buriri sha? Yandwaza gase wari ko yararaga mu kabari akakirirwa. Bari kumwe n'abadiaspora bene wabo aho baturuka za Masiseko basigaye baba muri Amerika bari bazanye amadolari babwita mwana wacu twabanye turagirana inka tubana mu gisirikare icarumwe. Yirirwaga mu kabari akakararamo. Nzovu cyakora birababaje kubona abantu b'abagabo twihaye twigurira gicupa tukaba dusigaye dutunzwe n'igikoma cy'akawunga noneho. Wendaga iki? Wendaga iki? Ubundi kasosoma. Kasosoma niko karyo. Buriya sosoma najyaga kuyivumba no kuri primaire. Ariko umenye ko sosoma igira akamaro. Ivamo umutsima. Sosoma cyangwa kawunga ivamo ubugari tukanenywa mu gikoma. Niyo mpamvu njya mbabwira mwa bantu niba uzi ko ufite abana barenze 6 barenze 8 b'abana bashoboye kurya ukaba ufite akazi gahembwa amafaranga make aciriritse ukabura kawunga mu nzu umuntu wanjye uzaba uri mu gihombo. Buriya kawungira tubuka nubwo yaba ari waba ufite yonyine ushobora kugura agasukari mukararira igikoma. Kawunga buriya ntoye ibigori ni ingirakamaro turabyotsa tukabihekenya byokeje wanabirya ari bibisi tukarya impungure zabyo twanza tukabinywamo igikoma nk'icyo ndimo kunywa wangiza ugasonga n'umutsima ukari. Nzovusha cyakora warugiye sha Imana yari igiye kwisubiza imbuto yayo gusa nuko Imana ikikurambitseho ibiganza. Ariko Nzovu ngiye buriya hari ikintu nibaza. Reba nka Nzovu ufite imyaka 52 agifite nyina. Mukecuru waracyahari. No muri weekend nzajya kumusura. Ariko buriya mukecuru wawe afite imyaka ingahe? Nka 70. Mama afite imyaka 70 wakagira 52. Yeye imfura ye. Ubwo se yakubye afite imyaka ingahe? Afite nka 19. Mbese yo biza byashoboka ariko none se muri iki gihe ni nka bira bitaribu. Oya byashoboka kuko iki gihe n'umwana ngenzi umwana wabyaye afite imyaka 14 yiga mu wa 6 primaire.
n'uwamuteye inda bunarimageragere ariko kira ntibafungaga 14 none ngo bamubyaye nzovu gusa nk'umwana uba wabyaye undi mama afite nka 18 se niba nyina afite nka 70 nzovu afite 52 n'ibihwana na myaka ya mama 18 rwose barabyarana 15 nta gitangaza kirimo naho ubundi yaka Imana irahunda naringiye ariko nzovu twahagaritse inzu urumva ko nagakoma kaba kameze neza aka gakoma se ko yaragasezeye yaka yakaje gusira kama wewe warugiye ugendeye kuri Knowless gusa ubundi agakoma rugahero kamwe yari ukurwaye nyamaboneze bundi yaravuze ngo nzovunga impamvu ngo ari urwaye cyane ngo no kubera ngo utajyunywa amandazi utajyuye amandazi ngo n'igikoma ngo guhibera mu ndangamiro buriya hari abana twabanye nzovu buriya hari abana twabanye mu kigo cy'imfubyi muri Orphelinat Noel de Nyundo hariya ku Gisenyi mu bantu bari bazi kunywa igikoma nari uwa mbere kuko twe batuzanira indobo y'igikoma bakaduha udukombe tubiri ubwo kanywa ukiyongeza ubwo wamara udukombe tungahe ibyo nibikureba abandi bakimaraho ukiri ku gakombe kamwe ibyo nibikureba kuko twabanaga niba ari abana bafite imyaka 15 bakaba baba ahantu hamwe abari munsi y'imyaka 15 babukwabo abakuru barengeje 15 nabo babukwabo urumva ngewe ku gikoma nari uwa mbere cyakora hari umwana bigeze gukubita bogisi turi kunywa igikoma iryinyo leta rigwa mu ndobo y'igikoma mwakomeje kukinywa bamwitaga Gasigo gusa abana twabanye ku Nyundo muri Orphelinat mu gihume ku mwuka w'abazima ndabasuje cyane nshimira n'umukecuru wacu nyakwigendera waturize Nyirabagesera Tanaziya nari umubikira yari umukatolika yararenze n'umubikira Imana umuhere uko gashe nange buri kundeba narabatijwe ngo umukatolika wewe warabatijwe yaka muri Kiliziya Gatolika ntabwo wigeze wiba Ukaristiya ese wamugana wa mugato Ukaristiya ntago nje nta n'uwo nariyeho kuko baravuze yuko kubatizwa ntabwo wemerewe kurya Ukaristiya keretse iyo umaze gukomezwa nkuko nabatijwe nyiri umwana wabatijwe uri uruhinja se nari mfite nka 10 wiyigiye warakomejwe se ubuse ninde ushaka kundistabinga nongere njugunye agatelefone umva ndi mu kiganiro kansoze wimena telefone batarayikugurira uze ko karayimena ubushize yarayimenye da cyangwa arayiryasha oya buriya hari ukuntu umuntu no gukora ikiganiro twe turi kumwe hari ugiye umuntu aguhamagara kuri telefone wibereye mu kiganiro cyangwa se ufite izindi stress runaka ukumva agutesheje umurongo ukumva na telefone wayimena aguhamagarira ubusa rwose ukumva ari kandi wenda bifite ikibazo runaka umuntu aguteye umujinya akira teremusi niwo urwaye ngenda nywa agakombe kamwe yese nge ruya batuzana agatemusi gafite udukombe 2 twonyine shayi hoteli wari ushaka kwiyongeza se bakuzanire n'ikindi ariko oya reka dufatireho dufatiye mu kanya ndakinywa ninjoro nzovu ubu uriyumva gute ubu natangiye gufata mitende ni mitende no gufata imbaraga ku mugani wabene wacu abarundi no bakunda kwanga umuntu yafashe mitende nanjye namaze gufata mitende ubu ngubu agakoma kararyoshye kweri urumva kabaraga karimo kugaruka abantu munywa inzoga kuko mwanyweye igikoma kuko ndimo kunywa igikoma ubu sinshobora gukoza n'inzoga mu kanwa nubwo bavuga ngo urampa amafaranga kandi nayakamwana cyakora nzovu wampemukiye iki gikoma buriya baba bashyizemo inshyushyu ariko iyo bagutekeye akawe se nanjye buriya baba bashyizemo amata ariko wowe ntujya unywa amata nzovu se nagajya nywa amata kandi ngo ni w'Ibutare ngo ni mwene Musinga ngo bari ngo bafite inka nyinshi ariko buriya ntashobora gukoza amata mu kanwa ugiye kwa soba ukunywa iki ngo niyahinga ntabwo nahahinguka ntabwo wakoye umwana wawe akwica ntabwo wamukoye se ntabwo namukoye amutungiye ubu ese utunga umugore utakoye aha ntabwo abakoye n'ukuntu bateye
barebye nk'uko ndeshya nkitwa ngo ngiye kwa data bukwe bagukubita iriya nkoni z'umuntu kandi nawe wakoze viyori ngo wamufashe ari umukozi wo mu rugo oya ntabwo ari viyori baba baragufanze 19 makumyabiri umukobwa bakuze 19 kandi yari umukozi wo mu rugo uramufatirana. washakanye na mama Queen afite imyaka ingahe? Ni mama Sandrine. Mama Sandrine kya kihebe ninda ntabwo ari mama w'abana. Mama Queen ni indangamirwa ya Nzovu. Mama Sandrine rero niwe nyina w'abana niwe mukonyi navuga. Sha naranamubonye sha ni icyuki pe. Ni mwiza cyane. Zofura mugore waramuhenze ntago muberanye. Kubera ko nyine kazi mwiza cyane. Ezubundi ngo Nzovu wamuteretesheje. Igihe twakinaga filime ari umukozi wo mu rugo. Yankundeye ko nkina amafilime. Bona n'udufaranga akora mu rugo umushukisha udufaranga two muri sinema. Akaba sitari murakundwa cyane wa mugani. Akayakoma kayaryoshye. Tuvuge ngo dusubire ibindi. Ko murumva atari sawa. Nkaba nzasubira ku mayoga. Uzongera usubire kuri Knowless. Ngiye kugura Tiremus. Ngure ikiro cya kawunga, ngure icyo cy'amasaka mbivangavange. Cyane ngwara gakoma mu gitondo muri mugoroba. Uko ngiye kuryama nkwa gakoma. Yabanza wiyondore mu gitondo na nimugoroba. Ubundi ngiye navuze yuko nindamuka ngewe gizi wanjye ni control. Teremusi izajyora mu gikoma mu gitondo saa sita mara kurya. Ndenza agakombe cy'igikoma nimugoroba mara kurya. Ndenza agakombe cy'igikoma. Nimbyara n'abana. Ngewe abana bazaba bafite teremusi yabo nanjye na madamu teremusi yacu. Mure kuri teremusi mwese. Cyaba ari gikeya. Teremusi abari none se ubwo ufite abana nka bane nka bari abawe. Ubwo teremusi zira nini. Zijyamo ibikombe bitandatu kandi binini. Ntabwo teremusi buraya ahubwo vuga ko ubushaka kwiyongeza. Nge mba nshaka igikoma y'abana nywe njyaje buriya mbwire n'abantu mwababyeyi mwe kujya mwishinga kano karitiro cy'inshyushyu ariko umwana wanyweye igikoma aragenda akagira umubiri mwiza aragenda akabyibuha urumva buri igikoma kigira intungamubiri nyinshi ano kuvuga ngo zaha umwana wa karitiro cy'inshyushyu nako ukamuhe rimwe na rimwe ukabona ku paraxida shaka igikoma nubwo kitagira isukari igikoma ni icyambere nge nicyo cyandeze nicyo cyangwa igikoma bita serelake ntabwo ari serelake baranywa igikoma cy'umuceri serelake ni ibiryo by'abana bagwa biri nko mu biriya bikopo bya nido bagashyushya amazi bagashyiramo ibiyiko nka binge bagakoroga bagaha umwana ariko n'umuntu mukuru ashatse ariko ubundi we baguha ibyo biryo by'abana ko mbona wabaye uruhinja byarangiye shabyiho imyaka iranjyanye do reba akaboko kagemeze do ariko Nzovu nka buri ukuntu wari urwaye ukuntu wiyumvaga gute ukuntu rwose wari ugiye gusezera ku isi Uwiteka agiye kwisubiza imbuto ye Imana ntabwo yabyemeye urara ukuntu babango rwose Imana igiye kwisubiza imbuto yayo nase barabona gurajya mu ijuru Nzovu ibi bintu biguha isomo utangira amasengesho ko gashize mwana bagukorera kandi katinga niko Nzovu Imana yari igiye kwisubiza imbuto yayo ariko ntibya impamvu bitashobotse Imana yarebye iti uyu mugaragu wanjye Nzovu afite ibyo namuteganyirije ejo n'ejo bundi cyangwa hari ibyinshi bazamwigeho reka rega gakoma we abanza bishyire mu ntego ariko Nzovu kuba uvuga ngo Imana ngo yarinze umugaragu wayo ujye usenga ngewe ngiye kuryama ndasenga ukavuga gute Imana ishobora byose ndinde muri iri joro ntabwo wabyibuka muri uyu munsi Nzovu ntabwo wabyibuka nkabivuga hari umuvandimwe wo mu diaspora nanamushimira cyane witwa Mugisha niwe uri kondora metere Nzovu agakoma mu gitondo agatoki koroshye turayi dutetse neza turimo inyama Nzovu turi kurara ku gitanda kimwe ubundi nanjye meze nk'aho ari njye umurwaje nundi yakamwana ni nkaho turi kurara ku gitanda kimwe urumva turi kuri uwo mu diaspora niwe uri kondora uyu mugabo nanamushimira cyane rwose Mugisha ariko Nzovu ibyo kubeshya rwose ngo nijoro urasenga tuba turi kumwe neza najya gusenga nkabikubwira sengera mu mutima
nzovu sha sinzi ntabwo nabyizeye gutera intambwe ngo ujye mu nzu y'Imana ushima Imana. ubu ngiye kuzaza nyijyamo ujyeyo reka ku cyumwe tuzajye ujyeyo rwose dushime muri hetorero. Uwiteka ukikurinze ngewe se nzajya aho basenga tu aho nzabona haba muri ADPR haba mu Adventiste haba oya ahubwo turabwira nyirabitanga nyirabitanga uzajyane nawe ko yarabatijwe ejo bundi yarabatijwe ejo bundi se twebwe basingira ntituhazi dushatse twajya no kwa Gitwaza None se Nzovu nta torero ubarizwamo? kwa Gitwaza ndi ngo najyayo umugaturika ngiye Mu Gatolika diocese ya hehe? diyoseze Gatagara Nyanza y'Ubutare. Ubu ngubu uyu munsi uramutse upfuye wabarizwa muri hetorero. Ni hetorero. nta torero nabarizwamo aka Imana iramutse guhamagara si nkayakiramutse imuhamagaye nawe Yakaba ntabwo nayita yaherekezwa n'indangamirwa. indangamirwa twazivuyemo ntugaru mwandangamirwa mwebwe mukunda amayoga muri mu mayoga ngene yakamwana twatangiye kunywa igikoma kandi igikoma umuntu akinywera mu rugo akiryamira ntabwo tukiri kumwe n'indangamirwa bayi musigare amahoro mu tubari twayo Ubu wareka indangamirwa ukabaseri. kubera iki se ni ukuri kw'Imana twebwe tugiye urabona indangamirwa zidutwara amafaranga zigatuma tukazigura amayoga amafaranga akagenda ari menshi ariko yigura ikiyo cy'ifu y'igikoma n'isukari wakinywa nk'icyumweru igihe mu cyumweru wakosomaga nk'ibihumbi nka 50 mu babyeyi n'indangamirwa turashaka ejo hazaza nimba nako kabanza ngene yakamwana tukakagura tukazagira aho bazadukura umunsi twagiye gupfa kugira ngo dufite ingo zacu dufite aho batuvanye ariko uzi kugira ngo ugiye gupfa bakuvane mu icumbi ni bibi cyane bakuvane mu icumbi muri geto ariko bakuvanye mu nzu yawe ukaba ariyo bagusohoreramo umurambo ukari uturuka bakakujyana babwita koko ariko ngewe naho asize ngewe hari ikintu nshaka kubwira abantu nkawe Nzovu kweri nk'iyo unyurira ngo ufite umugore ukarwara ukaremba ukabura n'uko urwaza kweri nk'uwo mugore akumariye ariko umugore yaransuye yanzanira imbuto ama n'ibihumbi 10 iyo akurwaza se none se ndebera rebera afite akazi afite izindi nshingano niyo mpamvu nawe nakwiyambajije ngo nawe uzundwaza nawe ureka akazi kauze turyame ku gitanda kimwe ugira uti oya Nzovu ngewe nubwo ntakugezeho mbere byatewe n'impamvu ariko muri iyi minsi urabona ko turi kumwe ubugize ikibazo rwose ninjye wamenyesha abantu yewe n'umuvandimwe w'umugisha from United States uzi no gushigisha agakoma se so gashigishe ukashigisha ngewe buriya ku gikoma uri uwa mbere utekera igikoma rwose nkagifatisha neza pana cya gikoma kimeze nk'agasura igikoma cya kawunga kirashya iyo ukinyweye kitahiye no guhitwa urahitwa urunya nk'agaca yakamwana nyine agishigishe neza urumva kirahiye kimeze neza Nase yakamwana Nzovu ubu ngubu iyo urimo kumwitaho sasa ni icyo arimo kubasha kujya muri iyi minsi bo Nzovu ikintu ari kubasha kurya cyakora ikintu nabonye akunda udushyimbo ko nimugoroba batuzaniye icyo kurya Nzovu ahita ambwira ngo yakangu n'udushyimbo se nabonye ikintu rwose yabashije kwaruraho udushyimbo aratwemera kabisa ariko ngakirwara ngo yasabaga ngo ibijumba byokeje ikijumba kiri mu mavuta icyokeje nabyo erega iyo urwaye malaria izi ndwara ntuba ushaka bya bintu biryohereye by'ibiki by'amasosi ikindi kintu Nzovu mu buzima busanzwe Nzovu nk'umuntu tubana igihe cyari cyo cyose Nzovu ikindi kintu akunda isombe niyo ari muzima atari ubarwaye niyo tugeze ahantu nko muri resitora nta kindi abanza kubaza agasombe kunda isombe kabisa ese Nzovu wigeze wifatisha amaraso ubwo bajya kunkora ibizamini bamfashe amaraso yo mu mutsi bantera n'urushinge rwo ku kibuno amaraso yawe basanze ari mazima nta kandi kabazo karimo usibye malaria ni malaria bagira ngo bapime barebe ko bayisangamo Nzovu uri muzima amaraso yawe ari positive ko burya iyo umuntu akirutse bishaka ngo yongere ajye gufatisha ibizamini arebe ko za ndwara bamubonye bwa mbere ko zagiye hasi cyangwa zazamutse ariko izi ndwara yararwaye indwara nka 30
umugongo, tifoyide, nagira ngo malariya, bakubise imbavu, nta ndwara atarwaye. Nzovu wari wakubititse. Cyakora gusa dushimira Imana. wivuga ibyo buri wese agiye kwipimisha uzi nawe umunsi wagiye kwipimisha sha nawe ntibazazikuburamo indwara ze ni ikibazo cy'akaguru. indwara bamubona bari nk'iyihe sha tifoyide nawe ntiyabura Tifoyide kwa y'iki? malariya niyo adafite yaka ni umusirikare na nijoro abyuka akajya hanze akagira gute ajya akora umwitozo se yakara ukora Ngewe abantu gusa baragusengeye Nzovu baragusengeye ni byiza Nzovu umenye ko abasengeye ukunzwe. Imana ibafashe ni ukuri shimira abantu kuko abantu ibongere ubuzima bwo kubaho. Hari n'umudamu bose warize barakoze. uba niba ari abashaka kuba muri Australia, uwo mudamu tuyize no kuvugana yararize neza ararira ati rwose Nzovu abantu koko mukoresha Nzovu mwamufashije ko ararira. Ejo bundi Maniba yaramutwumvishije uwo mudamu uriya mudamu kabisa Nzovu banaragukunda. Imana imurinde, ni umurundi kazi. Imana imurinde, Imana imufashe aho ari aho muri Amerika rwose. Uriya mudamu ngiye twigeze no kuvugana, yize kumamagara kuri telefone y'umuntu tubana turaganira, ambwira ukuntu bamuriye amafaranga bano baganga b'abapfumu bano basarungwa bababeshye ngo bagendera hejuru y'inyanja, bamuriye amafaranga arabimbwira. Gusa uriya mudamu ikigaragara cy'Inzovu bana yari agufitiye impuhwe zirenze uko keretse niba wenda ari zamuwe zabo za babandi, ariko oya gusa yari agufitiye. Ntabwo umuntu mukuru yapfa kwifata ngo arire, nuko buriya yari atekereje Nzovu kuko yaravuga ngo Nzovu na Kanyombya nabarebye nkiri umwana ati none Nzovu koko ararwaye kwigendera, ahubwo ati Imana imufashe rwose turacyamukeneye. Ariko Nzovu butwa mukupe mwana mukupe dusoze ikiganiro. Ndaguhamagara mu kanya reka ndanze iki kiganiro uba wihanganye nk'iminota nk'ingahe muri dusoze mwana dufite iminota mike. Nangahe mukupe byose hamwe n'imiti se mubwire kuri bubimwoherereze. bafite kode wabaye uretse mwana kuri buyamwe. reka ndaje reka ze dusoze ikiganiro turiho ngo yaragiye kwishyura n'umwana warwaye urema mu kanya kudusoza ikiganiro. Umwana wanjye abarwariye rimwe Nzovu ararwaye n'umuhungu we ngo ararwaye bamuvanye kwa muganga. ubwo twari tugeze urabona iyo umuntu agukunda yarakurebye akiri umwana akakubona naho amariye gukura akaba ari hanze. Is that one who is disturbance? Maniboda. Nureba. What is the problem? ubuze gute yaka Who is disturbance? No kutudisturbinga tutesha umurongo muri interview. That is not clear. ariko yakabwana za bakongereza urabona ko kubyo turi kumwe n'abamukunzi wacu uba muri Amerika warize yuko ndwaye buriya ni amarangamutima ye yamujemo ararira kubera metre Nzovu. ese yaka wemera abavuzi gakondo cyangwa se bari abakoresha iby'ubuvuzi bya gihanga? Bariya ntabwo mbemera, hari abarimo bakuba abanyakuri ariko abenshi hafi ya bose n'abatekamitwe. Ibyo bavura se birakora? Abenshi n'abatekamitwe rwose. Nawe wari wagutuburiraho? Nge nawe urantuburira, gusa hari uwamaye amafaranga ngiye kumwamamariza. None banze no kubyemera baravuga ati yakuri umukomediye we turakuzi. Uwo ninde mwana? Banga kuguhereza akazi ko kwamamaza. mama buriya iyo umuntu agiye kwishyura abaguhamagara barimo kumwishyura. Uramwishyura reka dusoze. Niko yaka? Baraguhamagaye ngo ujye kwamamaza bisoza bataguhaye akazi. Yaragiye azbazana inkoko. Baravuga ati yakafatiye inkoko ujye kuraguza ku mupfumu uvuga yuko sindajya kuraguza mana kuva navuga sinajya no kuraguza ariko kubera nyine ari amafaranga bari kuma umupfumu ndagenda njya kuraguza ngo mbabarira ndebere inyatsi mfite impamvu najya muri Amerika impamvu ibintu byose njya kugeraho binca mu myanya y'intoki
mfata inkoko mujyanira inkoko birangira bavugije bya bindi byabo ngo ndi kuraguza birangira n'inkoko bayibaze turanayirya. wabaze ikintu wari wagiye kuragurisha nibo bayibaze uko nyine nari nyimujyaniye nk'umupfumu nyine ngo yari igitambo bagiye gutamba bisoza muri iyi gitambo bisoza tuyitamye amana amafaranga 40,000. Amafaranga 40,000 yari ayo kwamamaza ni uwo mupfumu nandi kwamariza wahise yamira. none se ubwo ibyo bintu ni ukuri? Ni ibintu rwose by'abapfumu ngewe umuntu rwose bazongera kurya amafaranga bakubeshya ngo umujura yakwibye ngo umujura ngo barabukuzanira abana b'abantu rwose bakabarya amafaranga ubundi bayabarya gute? Iby'abapfu birirwa n'abapfapfa iby'abapfu biribwa n'abapfumu. ubwo nawe ariko ese urumva we ubundi nawe bataraku njye nari ngiye kwamamaza nta wandi y'amafaranga ubwo barayamaye njye. ubu warikubitaga guke ngiki yaratitiye rwose. waratitira avuga uti utangira kuvuga mu ndimi umuntu akagukuraho inyatsi ngo waba warakoraga ngo ntumenye aho aciye ngo ibana akagukuraho inyatsi umwaka umwe rwose ukaba uguze fuso muri umwaka umwe ukaba uguze fuso ziri mu muhanda abana myaka 2 ukaba wubatse etaje rwose. none se yaka ibyo bintu we ko wabibonye ari nko kwamamaza kandi ubundi ikintu ukora kiririyo cyangwa se cy'ukuri ubwacyo kiriyamamaza sibyo? wagira inama umuntu yo kujyayo? Nge nta muntu nagira inama yo kujyayo nta n'umuntu nagira inama yo gutanga amafaranga niba wagize ikibazo kurajya ku bapfumu ngo nibo bari bugukemurira ikibazo. Baradama barayarya abapfumu barabeshya. Nge nta muntu wambwira ngo njye mu bapfumu ngo ngaruze ikintu iki nimba bakubye telefoni ngo jya mu bapfumu ngo telefone iragaruka ugasanga ya telefone iragiye bakugeretseho n'andi wari ufite bakujya telefone y'ibihumbi 200 umupfumu agakubeshya ngo arayigaruza ukamukubita senkani 100 kandi rya jana wenda wari kongera ahandi ukagura indi. Nibya bindi Imana ivuga ngo nimutamenya ubwenge nzabareka. Ugasanga umuntu arakubeshye ngo afite diyama kandi iki gihugu cy'u Rwanda nta diyama ducukura ngo yayibye ku muzungu ngo namuha ibihumbi 300. Ugasanga umuntu aragufashe ugiye no kuri banki kwabikuze regaho akagusiga cya kidiyama wajya konkona ni ikindi kintu kibereye aho ngaho. Ese nimba afite diyama we yagiye akayishakira isoko ko tuzi ko diyama ihenda ubwo umuntu akagwa diyama ihagaze nka miliyoni nka 70 ingahe akakwaka 1,000 wayerewe ugasanga ni sarabwa yakwate 300 kandi akubwiye ngiye ni diyama ya miliyoni ngo diyama da yabayivanye se ngo naho yakoraga ku muzungu ngo yayibye umuzungu. Ibaza umuzungu wabika diyama aho umukozi yagera ngo ni ukuvuga ngo gusa mumenye ubwenge namwe rwose mujye mureba kure rwose mushishuze. hari umunsi wari watuburirwaho Nzovu? Nakoraga ahantu akazi ko mu rugo twari dufite na botike. Icyo gihe fata zari zabuze mfata ikesi ya fata ngiye kurangura fata zari zabuze icyo gihe mu ikaritsiye mbona umudamu ari ku muhanda umudamu mwiza sha umeze nk'abisilamu ngo hano ngo turanguza fata ngo mukira ngo tukuranguze bamukubise ikesi aba yinjiye gutya ubwo ni inzu yari iri ku muhanda gutya yinjira mu gutya naho inyuma mu gikari harimo undi muryango aza gusohokeramo uhinguka kuri kaburimbo yindi y'inyuma muha amafaranga muhana ya kesi ikesi yo ntabwo yayijyanye umuha ikesi umuhana amafaranga yarinjiye aho ngaho ikesi ayitereka aho ngaho akomeza igikari mu gikari ajyana ya mafaranga ninjiye mbibwira abantu bari barambwira ngo nguriya n'umutobuza abantu bakunda kubura ibintu hano ngo ngize n'amahirwe ntiyatwara ikesi ubwo ndagenda njya mu bashutizi banjye buriya abakozi bo mu rugo twarakundanaga iyo wagiraga ikibazo wagendaga kuri mugenzi wawe ndagenda ndabimubwira anguriza ya mafaranga wa mugore yatwaye nsubira kwa mabuja ntabwo ngiye fata nazibuze mabuja sinanamubwira ko oya muri iki gihe noneho ntabyo kuvuga ngo abagabo nibo biba gusa n'abagore basigaye biba. Hari abakobwa bari hanze rwose ubona ari umukobwa mwiza rwose kandi ari umutubuzi kabuhariwe cyane rwose. Hari umukobwa waje rwose
abikuza amafaranga ari kumwe n'umumotari bamuha amafaranga arajijisha ngo ari kohereza umumotari ahita afatira ibihumbi 60. none se Nzovu mu byo wari wihaye gukora uyu mwaka hivanzemo uburwayi bwinshi ubuse biracyakomeje ra biracyakomeje kuko uburwayi ntabwo nabwita ko ari uburwayi narwaye igihe kinini ni nk'ibyumweru nka 2. ariko Nzovu burara kantu ngende kwibaza naguciye mu ryo vuga nk'ubu wari waragiye mu Kimini sibyo wari ufite agatabo ubitse amafaranga nk'ubiramuka uhamagawe n'Uwiteka ari amafaranga koko tutayanyweyemo byeri ari amafaranga ari kuzaribwa nande amafaranga ntabwo ari menshi cyane ntabwo ari menshi cyane se yaza kuba ari menshi ntagira abana umuryango se umuryango uzi umuntu ibintu bye bigenda bigahera ubwo se hari uwo wandikishije wari kuzayafata niyo mpamvu ngomba kukugira inama buriya iyo witabye Imana ufite amafaranga muri banki umugore wawe aragenda bakayamuha mutarasezeranye se ntiwasezeranye icyo ni icya mbere mu gatabo si ukuvuga ngo sinasezeranye ushobora no kwandikishaho umwana wawe waramwandikishije se umwana wanjye se ntaba ari mu ndangamimerere iyo umwana ari mu ndangamimerere haba hariho amazina yawe iyo bagiye bakamutuma igipapuro cy'indangamimerere agenda akacyerekana amafaranga basanga hariho amazina yanjye amafaranga bakayamuha ntabwo amafaranga y'ababyeyi ntabwo umuryango ukomeze uzigame ngewe nzazigama mu gifu kuko sinzi isanza nzacomoke ubu no kwizigamira azagura n'isanduku ubwo se ntiwari ucomotse uzi ko ngo n'ingamba yari afite muri uyu mwaka ngo zamaze already kuzisubika yanjye rwose ubu ntabwo ariko nte rwose ngomba kwizigamira uyu mwaka nkavuga nti urangiye mfite aya n'aya nyabikije ahantu ndakomeje ngomeje mu bimina ndatanze nibura bikoze nk'imyaka nk'ibi cyangwa 3 nambonye amafaranga yo kugura akabanza ushaka kugura ikibanza nzafasha nugura ikibanza ni ukuri kumana nugura ikibanza ubwo sinzagura iki nyamabondo ntiyakubwiye ngazubaka ngo aguhe n'icumbi indi ngewe ari heya aba mu nzu ingana n'ikibiriti ngo azacumbiki ntiwabonye akazi abamo kangana n'ikibiriti igitanda gituranye na tuwarete tuwarete iri ku musego niwe wancumbikira kubera igize ntiyagucumbikira yaga amucumbikiye se yakamwana ntafite aho aba uriya ntabwo ari kandi agiye kubaka inzu iriya nzererezi nyamabondo nayubaka nako ngo asigaye yitwa Foribondo ahubwo kubera imyitwarire ye ndi kubona uriya baraje bamusubiza imageragere ntiyari amaze y'imyaka 7 ariko imyitwarire afite hanze ejo bundi numvishe bari kumuhamagara bari kumubaza amateleviziyo y'abandi nubona adasubiye imageragere sinibereye yakoze ntabwo mbimwifurije ariko imyitwarire afite niba ari ubusitari wenda buri kumuhindurira imyitwarire ye arasubira i Madrid. Yakamwana mbere yuko dusoza muri iyi minsi se urimo urafasha iki Nzovu kugira ngo noneho Nzovu ubu ngubu ndi kumuba hafi haba nko kumumesera agashati akamufurira kuko abagore be bose nta n'umwe ubagira benshi se njye mfite umugore umwe mama w'abana mama Queen harya we mama Queen ntago uriya ntago ari umugore none ari umudiaspora agure Nzovu aga telefone nkaka ngaka uzi ibintu mama Queen yagakoreye yafashe vida agashyira hasi aragahonda gutya abisura mugore ni ikihe binyabaki uko yagahondahonze nawe bazamuka gusa wa mugani dusoza ngewe Nzovu ni njye umurwaje muri iyi minsi ni njye uri kumwitaho haba kumuhanagurira agakweto kumumesera agapantaro ni njye uri kumufashamo rwose Nzovu nubwo nagusuye imbere y'igihe ariko ubu ngubu gira icyo ubwira abantu ko atari njye uri kugukipinga muri ariko Yakamwana mbere yuko agira ikintu avuga nawe ikintu kigendanye n'inzoga zigabanya inzoga nanjye nabaye nziritse mubaze ko ari mu gipangu ahantu ndwaje ni ahantu hameze neza ni mu gipangu ahantu turi iyo nzoga yahurira he nayo ahantu turi noneho ni ku mudiaspora baza Nzovu buri munsi arambwira ati wambabariye tukaba tugiye tukajya kunywa akabyeri akoze ko Nzovu afite amadolari
ariko ikintu nemereye Nzovu ni inyangamugayo. Bamuturanyije n'amadolari ntiyagira na rimwe akuro. Bamutumye amadolari kujya kuyavunjisha. Nzovu aragenda arayaza. Ubu niwe wabaye mwizerwa, njye nibapima makuna nta cyizere bangiye. Bamuhaye amadolari 100 Nzovu aragenda arayavunjisha ahita yazana yose. Bamutumye inshuro nkebyiri. None uwo mukira ari kumbaza uwo mu diaspora. Tariko yakaburi ari we wayazana koko. Avuga rwose ntayazana. Cyakora nashyizemo icupa. Nakomereza ko Nyabugogo. So murakoze cyane. Asante sana, reka tugushimire Yakamwana, wakoze cyane. Asante sana. Sawa. Nanjye shimira abanyitayeho mu burwayi bwanjye, cyane cyane abagize bakanze kuri momo amafaranga akangeraho. Nshimire na nyiri TV nawe ntako natagize, nawe yanyohereje ifu y'igikoma n'isukari, na Imana aho yakuye imwongerere. Muri rusange ubwo rero abagerageje kumba hafi mu burwayi bwanjye, Imana ibafashe ibarinde, aho bakuye yongere isubizeyo. Amina. Asante sana.